abande bitahi wacucu Yesu mwaje nakugarukira urusaku zindukanye n'ugwiza ndacyashaka icyatuma iminsi ikomeza kwicuma hasi muzanira iki cyo kujya kugira umererwe neza kasaba reka nze muramire da umara kujya uhita ugenda ndaba nkuremeye erega wowe garuka za covid warazibonye ntacyo waza utubwira wowe utangira amatiku yawe ndacyaguha amatiku yawe jashira ryari ubundi kundwanya ari ukwibona kukuremera uri kubona ari ukukugwanya wamaye neza cyangwa kuremera ese ko mbambona ubyimba kandi umuntu utinya hane kandi nta byangageye ambo nubabara ujyana ikirego ku kagari ariko ubundi nta kibazo ari ugutegereje bitewe n'inyurozi uwo ninde umuteranzite yakoze iki yewe ntatukanye ntashinyaguye ukuntu yavuze byinshi cyane mu byo wifuza utajya usengera byinshi cyane mu byo usengera utajya ukorera byinshi cyane mu byo rurema kugenera utajya ushimira ariwe iraha n'indya ryo rikuvuyemo isi iragusema ugize ngo igihe ni nk'inkota iyo kigucitse kiragutema yesu we ibiryohera amatama byinshi byigarika abato bikabakenya akanwa k'iminsi ni nk'ak'ingoni ihora irekereje umuvomyi udakenga arahekenywa ndacyaguha ndacyari wa wundi nk'impumuro ya caguwa ugize ngo agahu kaba kabonye umunyutsi naruciye nigera